aho niho yigiye isomo rikomeye ko nta bukire buruta kuba mu muryango w'agaciro wuzuye urukundo n'ubumwe. Gusa ntiyatinze kubona ko ibyo yirukiraga byari byo kuzuza irari gusa nta shingiro byari bifite. Umujyi muto uhana imbibi n'imisozi ihanamye n'umugezi, hari umuryango warangwaga no gutuza kandi ugashyira hamwe. Uwo muryango wari ugizwe n'umubyeyi witwaga Nyiramavubi n'abana be 3. Gusa uwari utezweho amakiriro akomeye mu muryango yari umwana w'umukobwa witwaga Clarisse. Nubwo umuryango wari ukennye, Clarisse yakuze ari umuntu werekwa urukundo n'uburere byimbitse na nyina, amushishikariza guharanira guhindura ubuzima, kwihangana no gushyira imbere indangagaciro, kugira ubupfura, urukundo no kwicisha bugufi. Clarisse akimara gukura yatangiye gusobanukirwa iby'imibereho y'abandi bantu b'abakire n'uburyo babayeho ubuzima bwiza. Atangira kumva adashobora gukomeza kubaho nk'umwana w'umuryango ukennye. Yiyemeje kwiga, ariga aratsinda, maze amahirwe aramusekera abona akazi mu mujyi wa Kigali. Byamuhaye uburyo bwo kubona umushahara ushimishije, maze byongera icyizere cy'uko ashobora kuva mu bukene. Clarisse ageze i Kigali yatangiye guhinduka. Yirengagije imyitwarire yari yaratozwe n'umubyeyi we, kwiyoroshya, kubaha abandi ndetse no kubahisha umuryango kuko yashaka gusa n'abakire. Clarisse yatangiye kwambara imyenda ihenze, agafatira amafunguro mu mahoteli meza, kandi uwamubonaga wese yabonaga ko ari umukobwa ufite iterambere. Ariko muri we yari yatangiye gusuzugura no kwibagirwa aho yavuye. Nyiramavubi, nyina wa Clarisse, yakomeje kwihangana nubwo yabonaga umwana we agenda amwirengagiza. Yageragezaga kumuhamagara kuri telefone asaba kumubona cyangwa kuza kubasura, ariko Clarisse akamusubiza mu magambo yuzuye agasuzuguro, amubwira ko afite akazi kenshi. Rimwe na rimwe akamusubiza ko ari ku isoko ry'ubutunzi yihangiye. Igihe cyarageze ubwo Nyiramavubi yifuje kujya i Kigali gusura umwana we, gusa ngo ntiyamubonye, ahubwo yasanze yari ari mu birori n'abandi bantu batabashije kumenya na gato. Clarisse yarushijeho kwiyoberanya ndetse ahitamo no guhindura amazina kugeza ku rwego rw'aho yifuzaga, maze yita Queen Clarisse. Abantu benshi bamenya nk'umukobwa ufite umwimerere w'ukuri yari aho yaturutse, umuryango we ndetse no gushyira imbere urukundo. Gusa byose ibyo byarabaye amateka. Nyuma y'imyaka 2 Nyiramavubi yaje kurwara indwara ikomeye, ariko Clarisse ntiyigeze ashaka kumenya iby'umuryango we. Yaje kubimenya gusa ubwo umuturanyi wo mu giturage cy'iwabo yabonaga ko bikwiye kumwandikira ubutumwa bwanditse ngo amenyeshwe ko mama we arwaye. Uyu muturanyi yamubwiraga neza ko Nyiramavubi mama we ari mu buribwe n'ubukene bwo kubura amafaranga y'ibanze ku miti. Clarisse aho kugira impuhwe yahise amwirengagiza, asubizanya amagambo akomeretsa ati, ibyo byanyu ni mu bikemura ubwanyu, ntabwo nshaka kwibasirwa n'amasano yawe n'ubukene bwanyu. Gusa ibyago byarushijeho kwiyongera. Aho Clarisse akorera haje kuba ihinduka ry'abayobozi, maze umuyobozi mushya aza gushyiraho ingamba nshya, harimo n'izerekeranye n'abakozi baturuka mu miryango ifite umuco wo kubaha no kubahana. Akimara kumenya ko Clarisse yihakanye umuryango we kubera ubukene, uyu muyobozi yahise amuhagarika ku kazi. Yatekereje ko umuntu ushobora kwihakana umuryango we atashobora gukorera ikigo gifite agaciro muri sosiyete. Clarisse yibasiwe n'ubukene bukabije ndetse n'inshuti zose zimushiraho kuko nta kazi yari asigaye afite. Ibi byatumye Clarisse asubira ku ivuko, asanga baba bamukumbuye cyane nubwo ibyo yari yarakoreye umuryango byari bibabaje. Nyiramavubi nubwo yari arwaye ndetse akababara bikomeye kubwo gutereranwa n'umwana yakuze yitangira, yamwakiriye neza anamwereka ko akiri nyina nubwo yari yaramutereranye icyo gihe. Clarisse yaricaye atekereza ku buzima, yibuka agaciro k'umuryango n'ikinyabupfura. Aho niho yigiye isomo rikomeye ko nta bukire buruta kuba mu muryango w'agaciro wuzuye urukundo n'ubumwe. Gusa ntiyatinze kubona ko ibyo yirukiraga byari byo kuzuza irari gusa nta shingiro byari bifite. Clarisse yahisemo kongera gusubira mu buzima buciye bugufi. Yongeye gusubira muri ya nzu ya kera ababyeyi bari baramwubakiye, yongera kuba mu mibereho iciriritse ariko yuzuye urukundo n'amahoro. Thank you guys, mwakoze cyane kumva iyi nkuru. Hanyuma isomo buri wese yakura muri iyi nkuru ni uko iyo umuntu ahisemo kwihakana umuryango cyangwa indangagaciro birangira ahuye n'ingaruka, kuko icyubahiro n'ubutunzi by'ukuri biva kuba umuntu yubaha umuryango. Kandi mu buzima agaciro k'umuryango ni inshingano y'igiciro kidashobora kugurwa. Ni ukuvuga ngo aho uzajya hose uzahora ukeneye icyo gicumbi cy'urukundo rw'ukuri. Icyo nshatse kuvuga ni uko nta kure cyane wagera hatuma wumva ko udakeneye umuryango. Umuryango ni ingenzi mu buzima bwacu.